data turabashubuje kandi tubifurije kuramuka no kwirwa neza. Uwiteka abahire cyane. Turagarutse muri bya byigisho byacu kumwe na bene data. Amazina yanjye nitwa Ukukize Jean Pierre, cyane cyane ku bantu baje kurica no bwa mbere, namwe tubifurije kugubwa neza, ariko tunabasaba gukora subscribe kugira ngo tuzagumane byiteka igihe ibyigisho byacu bigiye kuri iyi channel bijye bihita bibageraho ako kanya. Rero turi kumwe na bene data, reka tubasabe babasuhuze kandi babibwire kugira ngo dukomeze mu mihigo yacu y'uyu munsi. Nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu, nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana. Nitwa Nzabamwita Pierre, ndabasuhuje mu gitondo cyiza. Barakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Tugiye kwiga ingingo itubwira ngo Yesu ararira. Yesu ararira. Ibi ni ibyabaye Betaniya, twabibonye ku munsi w'ejo, ariko ejo twabonye uburyo Yesu yabwiye Marita ngo bagiye gusohoka n'iki n'ubugingo. Mbere rero yuko twiga iyi ngingo itubwira ngo Yesu ararira, mureke tubanze kwicisha bugufi. Turagushimiye Data wera muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mwanya tugushimiye ko wandikishije ijambo ryawe, ndetse tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kuba tugiye kuribumbura. Ndakwinginze kugira ngo ufashe abene data turi kumwe muri studio, kandi uduhe uburyo bwo gusobanukirwa neza ibi bintu ndetse no kubifashisha bagenzi bacu. Abakurikirana iyi channel nabo turabasabiye kugira ngo Umwuka wera azarusheho kubigisha igihe bazaba bakurikirana ibi byigisho. Ubuntu bwawe ubane natwe, tubyakira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, reka tugire tubahe ikaze na karibu muri ibi byigisho byacu by'uyu munsi, cyane cyane ingingo tugiye kwiga itubwira ngo Yesu ararira. Dukomeje za gahunda cyangwa se cya kiganiro rya teraniro ryabaye i Betaniya mu rugo kwa Mariya na Marita ndetse na Lazaro. Yesu rero yahuye n'Abayuda, birakomeje. Reka twumve kuki Yesu yarize. Yesu ararira. Bene data baje kudufasha kumvikanisha neza ndetse n'icyajeje Yesu. Sobanura ibikorwa n'amagambo bya Mariya wari ufite agahinda. Uyu muryango wari ufite agahinda kuko wari wabuze umuntu wabo. Muri Yohana 10:28 kugeza 32, kadusaba Pierre abasomere. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza. Babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka, baramukurikira batekereje ko agiye ku gituro kurirayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Nawe bisubiramo nawe wabivuga ntawe utabivuga. n'Abayuda burya barabitekereza bati iyaba ntabwo ntawe utabivuga, kuko nubwo bamurwanyaga ariko burya bari bazi ko Yesu rwose indwara ntabwo indwara yo guhitangaza ngo Yesu ahari. Noneho reka twumve mbere ni iki Yesu yakoze igihe yabonaga Mariya na bamwe mu Bayuda barira, kandi ni ukubera iki? Ngo bariraga ariko nabo bababaza kandi bakarirana. Muri Yohana akomeza 3:3 kugeza 3:5. Yesu amubonye ararira, n'Abayuda bazanye nabo bararira. Asuhuza umutima arawuhagarika, arababaza ati mbese mwamushyize he? Baramusubiza bati databuja ngwino urebe. Yesu ararira. Yesu ararira n'ikindi bitubwira. Noneho wowe Mariya akigera aho ngaho, akireba, akikubita ku birenge bya Yesu nawe yararize. Ariko Yesu ni iki cyamujije? Reka twumve Aimable. Yesu amubonye arira, n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika.
yasomaga n'imitima bari bateraniye aho bose kandi yabonye ko abenshi mu bariraga mu buryo bugaragaza agahinda bigizaga nkana. Yari azi ko nyuma yaho bamwe muri abo bagaragazaga agahinda mu buryarya batari gutegura gusa umugambi wo kwica uwakoraga ibitangaza bikomeye wenyine, ahubwo none bari no kugira umugambi wo kwica uwo yendaga kuzura. Kristo yashoboraga kubakuraho umwambaro wabo w'umubabaro bari biyambitse mu buryarya, nyamara Kristo yirinze kubarakarira. Amagambo agomba kubabwira abereka ukuri kose ntiyayavuze bitewe na Mariya yakundaga baramupfukamye imbere afite agahinda kenshi kandi bamwizeraga cy'ukuri. ariko impamvu mbere yo gukomeza hano mbese nta gisebe ikintu gikomeye cyamurije ariko binaniye no gutekereza icyitwa kurira, kubera ko ahantu habaye ibyago bararira n'abantu bafata ikimenyetso cyo kurira nk'agahinda bakacyubakaho nk'ikintu rwose kidasanzwe, kandi koko kurira akenshi ari umutima ubabaye. Hari imiryango imwe n'imwe mu bihugu bitandukanye nka za Tanzania n'ahandi mu mico itandukanye, iyo umuntu yapfuye ntabwo birirwa baza ngo bakubwire ngo mpamvu siko runaka yapfuye, ahubwo ababyumvise bwa mbere batangira kurira kandi bakatangira bati yapfuye mpamvu yapfuye, noneho bakabihererekanya ugasanga umudugudu wose urimo amarira, n'ubyumvise wese akarira. Kumbe burya ntabwo ari urukundo ahubwo ni umuco. Abarira rwose akazamukira akaza kurira rekera ko bamubwira ubwo rero umuntu wose urumva aba ababaye. Abadukurikiranye rero iki kintu tucyumve, sibyo? Umuntu ashobora gukorwaho n'amarangamutima, umuntu ashobora kuba afite agahinda, ariko umuntu ashobora kuba afite n'ubugome yarangiza nabwo akagenza akarira. Kurira rero aha tubyumve nta kintu kiremereye kiba kirimo, gishobora kubamo cyangwa ntikimwe, ntabwo ari ukurira ntabwo none twareke kurira kwa Yesu kuko kuzabariza kuba abantu twebwe ari ibintu n'abishya. Yesu yarabitegereje areba mu mitima yabo, kuko hariya hari abantu benshi b'ingeri zose baje gufasha uriya muryango wari wagize ibyabo. N'abafarisayo rero bari bajemo benshi. Yesu yitegereza ukuntu n'ubundi bazongera bakamwica, kuko igikorwa yari agiye gukora cyari bwangiza imitima yabo, kubera ko Yesu batanga. ubwo urumva ntabwo Marita Yesu azunguye Yesu Lazaro Marita we yarishe, ariko abandi bo bagusaga kandi icyo umwanya bariraga nk'ababaye n'uko ariko noneho bari basanzwe bafite rero n'umuco wo kurira. Buriya abayahudi bagira umuco wo kurira, bagira umuco wo kurira n'umuco bafite guhera kera. Mu yindi magambo ni ubwoko bugira umutima woroshye. Abayahudi bari basanzwe rero bafite umuco wo kurira, nubwo yaba kwanza ariko akaza kwicara akarira. noneho icyo yaravuze muri make ntiwakuriza ariko utakiza ngo ukunde bitewe n'ibindi. Yahana aba ibyago byazakomeza umuntu wese akabaho. Uraza ugasanga abantu reka dukomeze twe gutinda kuri iki, ahubwo turusheho kumva neza iki kintu cyarejeje Yesu nacyo kimeza n'ubu. Iyo aturebye akatubonamo ubugome, akatubonamo kutizera, akatubonamo urwango, akatubonamo ishyari, amahane, noneho ikindi gikomeye akanabitubonamo turi mu nzu y'Imana, tuvuga ko turi abungeri, tuvuga ko turi intama nk'uko twagiye tubona mu byigisho byatambutse. Noneho we iyo aturebye ararira, ariko arijijwe n'ubwo bugome bwinshi. Birababaje. Se ni gute ibyo bintu byabaye mu mibereho ya Yesu bigomba kutubera urugero? Abaroma 12 ndahari. Yego dusomere. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. twe kuba
nk'abo bayuda Yesu yabonye. Niba umuntu ababaye babara, kandi niba yishimye yishimye, ariko mu ryarya dusomera umurimo wo gukiza, igitabo cy'umurimo wo gukiza ku paji 157 n'158. urugero ruhebuje rwa Kristo ubugwaneza kugira akagira agaragarizaga abandi kurirana n'abarira no kwishimana n'abishimye bigomba kuba icyitegererezo gihindura imico y'abantu bose bamukurikira bakuye ku mutima. Binyuze mu magambo meza n'ibikorwa byiza bazagerageza korohereza ibirenge binaniwe kunyura mu nzira. Rero natwe dukwiye kujya twishimana n'abishimye, kurwana n'abari babaye, mbese tukareka umuntu yuko uri hafi. Wemere ntabyo ngibyo niyo byitwa gufata umuntu rwose. Ntundi kumuryarya ntacyo bimaze. Kumuryarya nta kintu biba bimaze. Hano rero nimureke dushime Imana ko yaduhaye icyigisho. Gusa none Yesu nubwo yarize kiriya gihe cyo cyamamaye turakibonye, ariko yigeze no kujya i Yerusalemu. Uwo munsi wari uzi muri iki gihe mwiza kuri no muri iki gihe Yesu yabwiye Yerusalemu ati Yerusalemu ati ngerageza kukubundikira mu kuboko imukiza mu moya yayo ariko ni mu no muri iki gihe Yesu agerageza gushakisha ibyaha kwiyegereza tukama maze akareba ubu aho ari ni kenshi nawe turira. Kandi ikindi abantu twakumva wenda tunasoza, ntabwo Yesu arira amarira nk'ayacu, akorwaho n'imibabaro yacu, akomezwa n'uko turwaye, akomezwa n'uko twapfushije, ariko ntabwo arira amarira nk'ayacu. Kuko twariye turira umuntu yapfuye kubera ko arwaye, ariko Yesu we igihe cyose abonye umuntu wirengagiza umucyo wabasha gukiza umuntu. Ibyo burya nibyo byarejeje Yesu ituro hano kwa Lazaro, nabyo byamurejeje i Yerusalemu, kandi ni nabyo bihuriza n'uyu munsi. Burya ngo n'igihe yari ku musaraba biratumaza ati ngo hari ibintu yamubajije n'umwana w'agatatu kose bashaka ngo abona ko wenda ngo ashobora kuba ashaka gukizwa. Iyo aza kubona umuntu ushaka gukizwa, Yesu yari kumubwiriza. Hari no mu rukiko rw'ikiraga hakundaga kwibwirwa Pirata Maritajya urunama w'Iyuda ananirwa kwimana burya ari kumwihorera, ariko yanabimubwiye ngo Lazaro Pirata yaramubajije bitewe n'ukuntu yumvaga muri we yari yamukozeho bitewe n'amagambo umugore we yari yamubwiye. Rero Yesu icyo ashaka ni ukuduha ubugingo buhoraho, icyo ashaka si ukuduha ubugingo bupfa. Rero Imana ifashe abadukurikiranye kandi mu byigisho byiza. Yesu icyamurejeje turacyumvise, natwe twifatanye turirane n'abarira, tubabarane n'ababarana, twishimane n'abishima, ariko dufite umutima nk'uwa Yesu ushaka ubugingo buhoraho. Ibyo tubifuriza rero, ariko reka tunasabe dushimire Data badufashije muri ibi byigisho. Imana ibahe Amen. mwese rero dukomeze kugira byiza, Imana ibarinde mu izina rya Yesu. Amen.